Ese wari uzi ko mu ndimu harimo ibintu bitatu utaruzi? Icya mbere harimo imbuto. Akamaro k'imbuto rero, imbuto zivura inzoka z'abana. Icya kabiri, ese mwari muzi yuko indimu ari amazi yayo avura abantu bafite ubugumba? Ntago mwari mubizi. Ikindi, indimu ifite kiriya kibabi cy'icyatsi kibisi. Kiriya kibabi cyacyo ese wari uzi ko kivura inkorora? Ntabwo wari ukizi. Icya gatatu, ese wari uzi ko ari amazi y'indimu ushobora kuyashyira kuri salade wateguye neza maze akica mikorobe? Ese ibyo ngibyo byo wari ubizi? Ese wari uzi ko ari amazi y'indimu uyavanga n'imbuto ukabisya muri blender ugakoramo umuti ushobora gutera ku karima k'igikoni maze imyanda na buriya busimba bwose bugahunga? Ibyo ntago wari ubizi. Tugiye kureba rero akamaro k'indimu. Icya mbere, indimu ikora ku muntu iyo igeze ku maso. Ndahera ku maso. Uyishyira ku muntu ufite amaso amuryaryata. Ufata kiriya gishishwa cy'indimu ukagisukura neza, warangiza ugafata blender na biriya bishishwa by'indimu ukabisya ugakuramo umutobe. Uwo mutobe ushyiramo igitonyanga kimwe mu maso no mu rindi jisho. Uwo muti ubasha kuvura amaso. Ikindi, ese wari uzi yuko indimu ishobora kuvura mu myanya y'ubuhumekero? Indimu irabikora byose. Ufata indimu, ugafata karoti, ugakora umutobe, wamara gukora umutobe ugakamuriramo indimu imwe, warangiza umuntu mukuru yemerewe kunywa ikirahure kimwe cya karoti cy'umutobe wa karoti havanzemo umutobe w'indimu. Ukabikora kabiri ku munsi. Inkorora uko yaba imeze kose, nubwo yaba ari ya yindi y'igituntu, inkorora ibasha gukira. Icya gatatu, ku bantu barwaye indwara yo kunuka mu birenge, ufata kiriya gishishwa cy'indimu, warangiza ugashyira mu nkweto ukayiraza hanze, ariko ahantu hafite umutekano. Icya gatatu, urayifata ukayisiga mu birenge byawe, warangiza ukambara amasogisi, ariko urayifata ukayivanga na glycerine. Wamara kuvanga na glycerine ukarazamo iki? Amasogisi. Ukabyisiga ukarazamwo amasogisi. Cyane cyane bariya abantu bafite imyate, ufata glycerine nyine ukavanga n'indimu nk'uko bisanzwe, warangiza ugasiga mu mwate neza, warangiza ugapfuka, ubundi ukabirazamo, warangiza ejo ukazogamo. Icyo ni ikintu imutari muzi. Indimu ni ikintu, ni ikimera gitangaje Imana yaremeye umuntu. Ikindi, ku bantu bafite indwara y'umubyibuho ukabije w'ikirenga, fata amazi ashyushye mu gitondo uyakamuriremo indimu. Nibiba akarusho, niba ufite rayo, shyiramo ibiyiko 2 by'indimu, cyangwa se shyiramo ibiyiko 2 by'ubuki. Nurangiza unywa ayo mazi, uzabikore buri gitondo, uzarangize amezi 5. Uzaba umajije kujya kuri regime, nta bicece ufite, mbese umeze neza, uryoshye rwose, uringaniye. Ikindi, indimu ikora gitangaje ku bantu bafite amara ameze nabi. Nimba uri umuntu ukunda kurwara impatwe, fata indimu. Numara kuyifata, ufate kokombure uyihate neza, ufate karoti uyitunganye neza, nurangiza ibyo bicagagure. Nibiba byiza ufite igitunguru cya oignon rouge, ugikatagure, nurangiza ushyireho amazi y'indimu. Nurangiza iyo salade uzajya uyirya ari uko ugiye kurya. Ubikore umare amezi 3. Uzaba wivuye amara, uzaba wivuye impyiko,
uzaba wivuye umwijima, uzaba wivuye amaso, uzaba wivuye inzoka zose zo mu nda, uzabasha koza amara neza, uzabasha kwituma neza, uzabasha kwihagarika neza, impyiko zizakora neza, umwijima uzakora neza. Mbese n'umuntu ufite rubaga impande azaba abashije kwivura rubaga impande. Ubwo rero mureke dukunde indimu, tuyikoreshe neza tunezerewe twishimye, kuko indimu ikuraho mikorobe zose. Murabona mikorobe ni ikintu kiba cyanduza, na ziriya salade dutegura tuba tutizeye isuku yazo, indimu ari amazi y'indimu buriya ni umuti ukomeye kabuhariwe. Nugera n'ahantu hatari amazi uzafata indimu uyikamure neza mu ntoki, use n'uhanaguza intoki, mikorobe zose zari ziri mu ntoki zizagenda. Murakoze mwabanaga n'ubakunda Vestina. Imana ibahe umugisha, mureke dukunde ibyaremwe kuko Imana yabiduhaye kandi yabiduhanye umwimerero wabyo. Murakoze cyane, ndabakunda. Bye bye, tuzongera dusubire.